ni wowe gusa Yesu nzamashima, ni wowe gusa Yesu nzamashima, iminsi yose ngihumeka, iminsi yose ngihumeka, ni wowe gusa Yesu nzamashima, ni wowe gusa Yesu nzamashima, iminsi yose ngihumeka, iminsi yose ngihumeka. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana idukunda, Imana itwitaho, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, urera nta wasa nawe. Ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza Mana uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Izina ryawe nirihimbazwe kandi nirishyirwe hejuru. Ngwino uganze rero, kandi buri mwe wese uri bugirirwe ubuntu bwo gutega amatwi iri jambo, Mwami rigira umumaro mu buzima bwe, kandi witeka risohoze icyo waritumye. Urakoze Mwami Yesu, dusenze dushima twizeye ni mu izina ryawe, amen. Haleluya, haleluya. Shuti mwene data uteze amatwi ijambo ry'Imana kuri iyi channel, uhawe ikaze aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi yacu, ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Aho uherereye hose uhawe ikaze, ugubwe neza muri iri jambo ry'Imana. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo ridasanzwe, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rikora, ni ijambo rifite ubutware muri ryo, kuko ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Topic imaze kuivuga imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Tugiye kureba ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice ni 4 umurongo wa 12. Abaheburayo ibice ni 4 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziruta izindi ntwaro zose. Kubera iki? Ryo ribasha ngo kwinjira rikagabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya imisokoro, rigacengera ngo rikabangukira kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira ukagambirira. Haleluya. Nta ntwaro yindi wabona ishobora kugenzura no kumenya iby'umutima w'umuntu wibwira. Kandi mwibutse ngo ibigaragarira amaso akenshi biba byahereye mu mutima. Rero ubundi umuntu abashije kumenya aho imiziri, guhera ku mizi, mu yandi magambo ushobora no gukuraho ibindi ariko wahereye ku mizi. Bivuga ngo rero izindi ntwaro zo zibasha kureba wenda ibigaragara, zigahangana n'ibigaragara, ariko ijambo ry'Imana rihera hahandi mu mutima. Ikibi cyose burya gihera mu mutima, n'ikiza cyose gihera mu mutima. Rero ijambo ry'Imana ryo riragenda rikinjira rikabasha kugera hahandi mu mutima, rikamenya ibyo wibwira, rikamenya ibyo utekereza, rikamenya ibyo ugambirira. Mana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ribasha kugenzura.
haleluya haleluya. Reka dusome muri Petero wa kabiri igice ni icya mbere umurongo wa 19. hari ijambo nkunda cyane. Petero wa kabiri igice ni icya mbere ku murongo wa 19 riratubwira ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Iri jambo ryahanuwe rirushaho gukomera ni iri jambo ry'Imana Abaheburayo bamaze kutubwira ngo ribangukira kugenzura iby'umutima w'umuntu yibwira, ribasha kumenya, ribasha gutahura bya bindi umwana w'umuntu atamenya, bya bindi inshuti yawe itamenya, bya bindi umuvandimwe atamenya, bya bindi bihereye mu mutima, bya bibazo ufite utabwira runaka. Ijambo ry'Imana ribasha kubigenzura rikabimenya. Haleluya. Kandi ntiribigenzura gusa, rikora umurimo ukomeye. Ibyo ritunganya rikabitunganya, ibyo rikiza rikabikiza, ibyo risubiza ku murongo rikabisubiza ku murongo, rihereye mu mutima imbere. Mana ishimwe cyane. Nakubwiye ko ibyiza byose bigaragarira amaso bihera mu mutima, n'ibibi byose bigaragarira amaso bihera mu mutima. Nta wundi muntu wamenya umutima w'umuntu usibye Imana yonyine yohereza ijambo ryayo rikabasha gucengera rikinjira mu mutima w'umuntu, rikagira ibyo rishyira ku murongo, rikagira ibyo bisenya bitari bikwiriye. Iryo ni ijambo ry'Imana ribikora. Hano muri Petero wa kabiri igice cya mbere 19 hatubwiye ngo nyamara noneho rero dufite ijambo ry'Imana rirushaho gukomera, uzaba ugize neza nuryitaho, kuko iri jambo dufite twahawe binyuze mu kwizera Yesu Kristo, tukamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Ubwo nibwo twahinduriwe identite, twahinduriwe. Mu yandi magambo, ubuzima bwacu bwa kera bw'ibyaha bwarahindutse, twinjira mu buzima bwa Kristo. Bitewe n'iki? N'ijambo ry'Imana ryaturondoye rigacengera, rikagabanya ubugingo n'umwuka, rikinjira mu misokoro, rikamenya ibyo dutekereza. Icyo gihe tutaramenya Imana twatekerezaga bibi, mu mitima harimo ibindi bidahejeje Imana icyubahiro, ariko ijambo ririnjira tumaze kuryemerera, tumaze kwizera Yesu Kristo, riratugenzura, rirongera ritugarura ku murongo. Ibibi rirabikubita, rirabisenya. Ngo ni ijambo ry'Imana ni inkota ityaye mu gihombi, hanyuma ritangira kubaka rero ibishya. Haleluya. Mana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, uzaba ugize neza nuryitaho. Bivuga ngo kuryitaho ni uburenganzira bwawe, ni inyungu zawe. Kuryirengagiza ni igihombo cyawe. Kubera iki? Iri jambo Bibiliya yarigereranyije nk'itabaza. Itabaza rimurika hacuze umwijima, ngo rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima. Bivuga ngo hari umwijima wo mu mutima, hari ijoro ryo mu mutima. Iryo joro ryo mu mutima ni ijoro ribi cyane. Iyo urebye mu Befeso niho havuga umunsi mubi, ngo mutware intwaro zose z'Imana mubashe gukomera, mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Uyu munsi mubi ndawugereranya n'umwijima wo mu mutima. Uyu mwijima wo mu mutima, ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo nitabaza. Ijambo ry'Imana nitabaza. Bivuga ngo iri tabaza yo rigeze mu mwijima, umwijima urahunga hagacya hakabona. Rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Uzaba ugize neza mwene data uteze amatwi nuryitaho. Kubera iki? Iri jambo rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, ngo rigakesha ijoro kugeza w'inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima.
bivuga ngo noneho rero rya joro ni ijoro ryo mu mutima. Ijoro ryo mu mutima ni ijoro ribi cyane. Urugo rwagezemo ijoro ryo mu mutima ruba urugo rubi cyane, nta bashyitsi barunezerwamo. Kubera iki? Rwageze mu gihe cy'ijoro, ari umugabo ari umugore nta mahoro ahari. Kubera iki? Ijoro ryo mu mutima ryinjiye. Satani aba yatatse, Satani aba yateye. Aho hantu hashoborwa n'ijambo ryahanuwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uzaba ugize neza nuryitaho. Ndimo ndavuga ku mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Impamvu uvuga imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana ni ukugira ngo uryiteho, urikunde, uryemerere, rihindure ubuzima bwawe, rihindure amateka yawe, ricengere mu mutima wawe, ribashe guhindura, rikuramo ibibi, rishyiremo ibyiza. Ibyo wagambiriyaga bidahuye n'ubushake bw'Imana, ijambo ry'Imana uryemerere, ryinjire, risenye, nirirangiza ryubake. Mana ishimwe cyane. Kubera iki? Rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima. Kandi nkubwire ngo uyu mwijima wo mu mutima ntawe udasanga, ntawe utagenderera. Umwijima wo mu mutima ntago ushingira ku byiciro by'ubudehe. Uyu mwijima wo mu mutima ugera ku bakene, ugera ku bakire, ugera ku baciriritse, ugera no kuba ari inyuma y'abandi. Uyu mwijima wo mu mutima ubasha kugera kuri buri muntu wese. Tujya twumva abantu batandukanye, ukumva runaka ngo yapfuye yiyahuye. Yazize iki? Yageze ku ijoro ryo mu mutima, yageze mu bihe by'ijoro, yageze mu bihe by'umwijima. Bisanga ari empty, bisanga ari vide, bisanga harimo ubusa. Nta jambo ryahanuwe afite muri we ribasha gukuraho rya joro. Kubera iki? Iri jambo ryahanuwe ryagereranyijwe n'itabaza. Rero iyo umwijima wo mu mutima, iyo umunsi mubi wakugezeho ugasanga nta jambo riri muri wowe, aho niho usanga umuntu afashe icyemezo kigayitse. Ubundi uyu mwijima wo mu mutima ugera ku bantu bose kimwe, ariko ntago bose bawitwaramo kimwe. Bivuga ngo imyanzuro iva muri wo ntago isa, ariko uyu mwijima wo mu mutima ugera ku bantu bose. Niyo mpamvu ujya ukumva ngo runaka yamanutse kuri etaje hejuru, aramanuka ngo hasi arapfa. Ukumva undi ngo yishyize mu kagozi arapfa. Ukumva undi ngo ibitekerezo byamubanye byinshi ajya kunywa urumogi ngo wenda nihabonera amahoro. Ukumva undi hari imyanzuro myinshi itandukanye ibaho abantu bajya bafata bageze mu bihe by'umwijima wo mu mutima. Ariko uyu mwijima wo mu mutima iyo wageze ku muntu muri we ufite ijambo ryahanuwe, haleluya, ntago ubasha kumugiraho imbaraga, ntago afata imyanzuro ihwanye n'iy'abandi bafata. Uyu muntu kubera iki? Abazi iki ijambo ry'Imana rimubwira, abasha kwegera Imana akaganira n'Imana, abasha kujya mu masengesho, ibibazo bye akabishyira imbere y'Imana. Hari ijambo riri muri we rimuha icyerekezo, rimuha icyo agomba gukora. Kubera iki? Iri jambo ry'Imana rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, ngo rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri izabandurira mu mitima yacu. Bivuga ngo buzaba bukeye, bizaba bigeze mu bihe byiza, bizaba bigeze mu bihe by'ibyishimo, bizaba bigeze mu bihe by'ibirori. Ariko se yaherekejwe n'iki? Yafashijwe n'iki? Yafashijwe n'ijambo ryahanuwe, rya rindi rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima. Haleluya! Bitugeraho kimwe, ari abantu bafite ijambo ry'Imana muri bo, ari abantu batarifite, ibibazo bibageraho kimwe, ariko ntibabyitwaramo kimwe. Ikindi, imyanzuro bafata ntabwo isa. Kubera iki? Abafite ijambo ryahanuwe muri bo, abafite iri jambo ryahanuwe, abaryitayeho, abarikunze bakaribamo, rikayobora intambwe zabo, rikayobora imitekerereze n'imikorere yabo. Iri jambo ry'Imana niryo ndimo kuvuga, ribasha kubatambutsa muri bya bihe byo mwijima wo mu mutima, bakabasha gusingira ibihe by'igitondo, ibihe byiza. Mu bihe bibi ijambo ryabaherekeje ribabera itabaza. Mana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Ugasanga umwe yafashe umwanzuro ugayitse, undi ugabona yishoyereye mu buraya kubera ko yageze mu bihe by'ibibazo bikomeye,
ari ryo rya joro ryo mu mutima, ari wo wa munsi mubi. Umwe akajya mu rumogi, undi akajya mu buraya, undi akavuga ati ndapfa, ibyiza ni ukuva ku isi. Ariko undi ufite ijambo ry'Imana abanza agatega amatwi Imana, akumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, akumva icyo ijambo ry'Imana rimuyobora. Kubera iki? Nitabaza. Haleluya. Ugasanga ubuzima bwe bushoboye kuba ubuzima bwiza, Imana imutambukije bya bibazo, agera mu bihe by'amashimwe, akiri inyangamugayo imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana, agifite ubuhamya. Kubera iki? Ijambo ry'Imana niryo riyobora ibirenge bye. Mana yacu ishimwe cyane. Ijambo ryongera kuvuga ngo nitabaza ry'ibirenge byacu, bivuga ngo ntago dusitara, ntago tugwa mu mikuku no mu byobo. Kubera iki? Ijambo ry'Imana nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Uzaba ugize neza nuryitaho. Nshuti yanjye unteze amatwi aho uherereye hose, nje kukubwira ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana iyo waryemereye rikayobora, rikaganza mu buzima bwawe, rikuyobora neza mu bihe bikomeye, ribana nawe, umenya icyo ukwiye gukora kandi gikwiye. Mana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri iryo jambo turabatsinze. Niho duhagarara muri iryo jambo, tukarema n'akanwa kacu, tugategeka n'akanwa kacu duhagaje mu ijambo ry'Imana, imirimo n'ibitangaza by'Imana bigakoreka. Mana yacu ishimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Uzaba ugize neza nuryitaho. Mana ishimwe cyane. Mana yacu ihabwe icyubahiro, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira. Nshuti yanjye, ese wari wagera mu bihe by'umwijima? Wari wanyura mu bihe by'umwijima ukabura epfo na ruguru, ukabura amahitamo, ukabura icyo ukora? Ibyo iyo ubigeze mufite ijambo ry'Imana ryahanuwe, rikubera igisubizo, rikubera itabaza, rikwereka inzira, rikwereka amahitamo, kandi amahitamo meza atuma ukomeza kuba inyangamugayo, atuma ukomeza kuba kwizerwa, kandi amahitamo aguhesha ibyiringiro, ugakomeza kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Mana ishimwe cyane. Mu bigaragara mu bihe bya none turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bya COVID-19, aho iki cyorezo cyahangayikishije isi, abantu benshi batandukanye. Ariko reka ngire icyo nyivugaho gatoya. Uyu munsi turi muri guma mu rugo, lockdown mu bihugu bitandukanye, ariko hari n'ibihugu birimo kugenda bibona agahenge. Ariko uyu munsi wa none niko bimeze. Ariko reka mbabwire, ibi byarahanuwe, ibyorezo byarahanuwe, nta gishyashya kirimo, nta gitunguranye kirimo. Kristo yarabivuze ko bizaba bigaragaza ibihe by'imperuka, biragaragaza ibihe by'imperuka. Ibyorezo nibi n'ibindi bishobora kuza, ariko abantu bafite ijambo ryahanuwe muri bo, abantu bafite ijambo rya Kristo mu buzima bwabo, nta gitangaza kirimo. Imana yacu ibasha kuturinda, kandi yabona ko igihe cyawe kigeze ikagucyura. Ariko ikibazo, ugiye hehe? Niba ukiriho rero, uriho kugira ngo uheshe izina ry'Imana icyubahiro. Mana ishimwe cyane. Bivuga ngo ibi ni ibihe abantu bamenye Imana, abantu bafite ijambo ry'Imana bagomba gutuza, nta kugira ubwoba, nta kugira igihunga, nta kuvuga ngo turapfuye, nta kuvuga ngo nta byiringiro by'ejo. Oya, Imana yacu iri hejuru y'ibiriho byose, iri hejuru y'ibihe bihindagurika. Ibi byose byarahanuwe, biragaragaza kugaruka kwa Kristo. Nta gikuba kigomba gucika, ahubwo abamenye Imana, abafite ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, hagarara hamwe, bamaso, senga, gira umwete wo gukorera Imana ugihumeka, ukiri muzima.
rushaho kwigwizaho imirimo, ukora ubushake bw'Imana, usengera abantu, uhumuriza abantu, usubizemo ibyiringiro abantu. Icyo ni cyo Imana dushakaho mu bihe bya none. Ntabwo dukwiye kwifata ku matama ngo twigunge, ngo twihebe, ngo tuvuge ngo turapfuye, covid yaciye ibintu. Ibi byarahanuwe, nta bishya birimo. Kristo yarabivuze, biragaragaza kuza kwe. Nta mpamvu rero yo gufatwa n'umwijima wo mu mutima. Oya, jambo rya Kristo rirahari, jambo rya Kristo rirahari. Ibi byose ribivugaho, byabivuzeho kuva kera, tubirimo, bimwe twabigezemo, n'ibindi bizaza, nta bishyashya. Ariko icyo nkubwira cyo, bika ijambo rya Kristo mu buzima bwawe, rizagutambutsa ibihe bya covid. Uzahagarara uhamye, uzagira ihumure, ndetse ubasha no guhumuriza abandi mu bihe bikomeye, mu bihe abantu babona ko nta byiringiro by'ejo. Ariko mu ijambo ry'Imana tubasha kubona ibyiringiro, ndetse tugahesha abandi ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga. Nje kukubwira ngo bika ijambo rya Kristo mu buzima bwawe, gwiza ijambo rya Kristo muri wowe, soma ijambo ry'Imana, kunda ijambo ry'Imana, hagarara mu ijambo ry'Imana, yoborwa n'ijambo ry'Imana. Reka riganze imitekerereze yawe, riganze imikorere yawe, urikoreremo, urigenderemo, urisengeremo, rihinduka ubuzima bwawe, rihinduka amahame y'ubuzima bwawe, ribashe kukuyobora mu bihe bikomeye no mu bihe byoroheje. Hagarara mu ijambo ry'Imana. Mu bihe abandi bavuza induru, abandi bavuga byacitse, hagarara mu ijambo ry'Imana. Mu bihe by'umwijima wo mu mutima, mu bihe bigoye, mu bihe bikakaye, hagarara mu ijambo ry'Imana. Uzaba igisubizo cya benshi. Uzahagarara uvuguruza ibintu bikunde, kuko uhagaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirakora, ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. Urebye muri Yohana igice cya mbere, ijambo riratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Bivuga ngo ni Kristo. Uwo Kristo niwe gisubizo cya byose. Ahari iterabwoba, hari ibibazo, hari ibyacitse, hari Kristo naganze mu buzima bwawe. Ijambo niriganze mu buzima bwawe, rizayobora intambwe zawe, rizamurikira ibirenge byawe. Ntago uzasitara, ntago uzavuza induru ngo uvuge ngo biracitse, ahubwo ijambo rya Kristo rizakomeza gukora imirimo mu buzima bwawe. Uzaba igisubizo ku bandi ndetse no ku bwawe. Igihe cyawe uzagikoresha neza kugeza Kristo agarutse. Mana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Gwiza ijambo rya Kristo muri wowe. Kristo naganza akorere mu buzima bwawe. Uzakomeza kubona impinduka mu buryo butandukanye, kandi uzakomeza kubona Imana mu buzima bwawe bwose. Mana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Harimo imbaraga zihambaye, harimo imbaraga uhagararamo ukavuguruza ibintu bigashoboka, ukarema ibintu bikaremeka. Haleluya, haleluya. Yurebye mu Bakorinto aba kabiri bice 10:5, harubwa ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Bivuga ngo muri rya jambo hari ibyo dusenya, hari ibyo dukubita hasi, hari ibyo dukura, hari ibyo tuvuguruza. Turi mu ijambo ry'Imana bigakoreka. Rero gwiza ijambo rya Kristo muri wowe. Wemerere kuyobore, wemere urigenderemo, uzakomeza kubona imirimo y'Imana ikoreka ku buzima bwawe. Reka dusenge. Imana iguha umugisha, kandi emerera ijambo rya Kristo rigwire mu buzima bwawe. Mana ikomeye, Mana nziza, Mana ihambaye, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Urera, urakiranuka. Iyo duhagaze mu ijambo ryawe turategeka, iyo duhagaze mu ijambo ryawe tubona ukuboko kwawe mu buryo butandukanye. Sengeye buri umwe wese uteze amatwi ijambo ryawe, ahaherereye hose, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, yaba ari inkumi, icyiciro yaba arimo cyose, reka ijambo ryawe riganze rigwire mu buzima bwe, kugira ngo ribashe kumurika mu bihe bikomeye, kumumurikira mu bihe bigoye, mu bihe by'umwijima. Ijambo ryawe ribashe kuyobora intambwe ze,
kandi ijambo ryawe rirusheho gutunganya no gushyira mu buryo buri muntu wese bigendanye n'ubushake bwawe, bigendanye n'umugambi wawe mwiza ku buzima bwe. Bityo mwami, turusheho guhinduka ibikoresho byawe turi mu ijambo ryawe. Urakoze mwami Yesu, imbaraga zawe niziganze kuri buri umwe wese, ubwiza bwawe nibube kuri buri umwe wese mu bihe bya none. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga ku buzima bwa buri umwe wese, kugira ngo abe umuntu utabasha guhindagurwa n'ibihe, ahubwo akomere mu ijambo ryawe, ijambo ribasha kugenda cyangwa se guhindura ibihe. Urakoze mwami Yesu, urakoze kuko ukora, urakoze kuko ijambo ryawe ari rizima kandi rikomeza kugira imbaraga no mu buzima bwacu. Dusenze dushima twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen, amen.